Nyamasheke imaka hagati ya gitifu na mudugudu ku mafaranga asabwa abaturage mu gutanga serivisi zikomeje kuba gaterera nzamba kanyina wa nzamba ku mpinga ya nzamba. Ibingibi baye nyuma yuko ngo witwa Nyirambabazi Sarafina aje kubaka serivisi ubundi bakamuca ikiguzi kugira ngo bamuhe iyo serivisi, maze uyu mubyeyi akajya kubarega inkuru igatangira kuba kimomo. Mu karere ka Nyamasheke murenge wa Gihombo mu kagari ka Butare havutse imaka hagati y'ubuyobozi bw'umudugudu ndetse n'ubw'umurenge ku kibazo cy'amafaranga bivuga yuko asabwa abaturage kugira ngo bahabwe serivisi. Hari abaturage bavuga yuko iyo bageze ku buyobozi bw'umudugudu basabwa amafaranga kugira ngo bahabwe serivisi zitandukanye, ibintu ubuyobozi bw'umurenge bavuga yuko binyuranyije n'amategeko kuko nta muturage ukwiye kwishyuzwa kugira ngo ahabwe serivisi za leta. Ku rundi ruhande ariko umuyobozi w'umudugudu Yabaturage Nshimiyimana Theogene ivugwaho ibingibi avuga yuko amubeshyira abwo amafaranga ku busanzwe akajya mu bikorwa byo gufasha abatishoboye, akemeza yuko nawe abasabwa kuyatanga mu nzego zimukuriye, ndetse asobanura yuko ibingibi ari itegeko bitewe nuko nawe aba bisabwa. Nyirambabazi Sarafina mu mudugudu wa Butare ufite umwana wavukanye ubumuga avuga yuko yahuye n'imbogamizi ubwo yageragezaga kubona icyangombwa kigaragaza ko atishoboye kugira ngo abone ubufasha bwo kujyana umwana we kwa muganga i Gatagara. Avuga ko yasabwe amafaranga angana na 700 kugira ngo ahabwe iyo nyandiko, ariko kubera kubura ubushobozi ntiyabasha kuyabona. Avuga yuko yagerageje gutanga amafaranga make yari afite ngo ariko ntibyakunda. Ibingibi byatumye asubira inyuma maze kuvura uyu mwana arabyihora kubera ko bamuciye amafaranga y'umurengera nyamara ngo bidakwiye. Umuyobozi w'umudugudu wa Butare Nshimiyimana Theogene kandi avuga yuko amafaranga akusanywa atayapushika cyangwa se ngo ayarye, ahubwo ari ay'inkunga zikurwa mu gufasha abatishoboye. Avuga kandi ko nabo basabwa gutanga ayo mafaranga n'inzego zimukuriye, bityo bikaba bitamushobokera kuyakora mu mufuka we cyangwa se ngo agire andi ayafata maze yapushike. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gihombo Niyitegeka Jerome avuga ko nta rwego na rumwe rufite uburenganzira bwo gusaba amafaranga umuturage kugira ngo ahabwe serivisi. Ashimangira ko serivisi za leta ari uburenganzira bw'umuturage, bityo ko zitagomba kuba ikiguzi kugira ngo akunda zihabwe. Avuga kandi ko kino kibazo kigiye gukurikiranwa ndetse n'umuyobozi uvuga ko kubikora agiye kubibazwa mu gihe n'uyu muturage wahuye n'imbogamizi agiye gufashwa kugira ngo abone serivisi akeneye. Bino bibazo kandi byagaragaye muri Gihombo byerekana ko hakiri itandukaniro mu myumvire ku itangwa rya serivisi mu nzego z'ibanze. Ku ruhande rumwe hari abaturage bavuga ko basabwa amafaranga, mu gihe ku rundi ruhande ubuyobozi buvuga ko serivisi zigomba gutangwa ku buntu. Ibingibi bikaba bisaba gukurikiranwa neza kugira ngo hamenyekane ukuri, serivisi bazitange mu cyo kandi abaturage batagirwaho n'ingaruka zabyo. Kugeza ubu ngubu iperereza ryakomeje kugira ngo bamenye nimba mudugudu arya amafaranga, ndetse cyane kiza kuza kumama akaba ari buze kuza kubihanirwa mu gihe banze yuko uyu mubyeyi basubije inyuma agomba guhabwa serivisi agombwa kandi agabwa serivisi inoze akayihabwa ku gihe, ndetse rwose ikibazo kigakemuka. Ngaye ngukorera ibintu byabereye mu karere ka Nyamasheke, mbabwirane nyine cyari Obi, nayo ngiyi ni Obi Time News mu karere ka Nyamasheke. Obi Time News.